ngo nibyanjye nahari bubijyane n'ibyawe. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, akira gukorwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ndabona ikiganza cy'Imana gitangiye kuzura ibintu byawe byapfuye. Ndabona ikiganza cy'Imana jya uvuga ngo amen. Ariko ndabona ikiganza cy'Imana gitangiye gukora ku bintu byawe byari byarapfuye, gitangiye kubikoraho. Ndabona kibikoraho birimo birazuka. Akira, wabonye ibipfa ni wabonye ibizuka, birazutse. Amahoro y'Imana nabane namwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni ya mamba y'umunsi tugiye kubaha kuri uyu munsi wa none. Mamba y'umunsi turayisoma muri Luka igice cyawo ni cya 7 umurongo wa 11. Aravuze ngo azura umwana w'umupfakazi buke yajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. 12 ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Amen. Hallelujah. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. 13 umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. 16 bose baterwa ubwoba n'ibibaye, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe kandi Imana igendereye ubwoko bwayo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana tuguhaye icyubahiro kuko uri mwiza, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya turi ahangaha tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraturuta, ijambo ryawe ryabayeho mbere yuko tubaho. Nyemerera kano kanya ngiye kurivuga ndi umwana mutoya, ariko nyemerera uyu munota unyobore ibyo nkwiye kuvuga, kuko nge sinzi ibyo ushobora kuvuga, ariko uzi ibyo wabasha kuvuga ukabasha kugira neza abantu bawe baguteza amatwi. Urakoze kubikoreye kwibahisha. Reka iri jambo rigira ububasha nk'uko ryarigize muri Efeso, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira mu mwanya muto muri iyi mamba y'umunsi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo buretse kubihamba. Reka ngasubiremo. Buretse kubihamba Yesu atarahagera. Buretse kubihamba. Umva ma, urwo rugo buretse kuruvamo Yesu ntago aravuga ijambo ryanyu. Haleluya. Buretse kubihamba. Ndagasubiramo. Buretse kubihamba. Ndaguha ingero nk'ebyiri. Abami ba kabiri ibice byawo ni 4. Uze kuza gusoma. Usome icyo gice urebe umushunemukazi. Elisha yahamagariye umwana araza aramubona, igihe kiragira wa mwana arapfa. Amaze gupfa umugore yigira inama ntiyabibwira umugabo. Yewe nta n'umuntu wo mu nzu wigeze umenya ibyayo makuru. Ayo makuru abaye atayamenye, dore ikintu cyabaye. Umugore yarirukaza aravuze ngo mbere yuko mbihamba ngiye kubanza njya kubaza umuhanuzi Elisha. Ayamusanga ku musozi Karumeli. Aragenda aramubwira ngo wa mwana wamaye yapfuye. Elisha atuma Gihazi araza arambura inkoni, birangije nibyemera. Hari ibintu washyiriye abaganga nibyemera, hari ibintu washyiriye abantu nibyemera, hari ibyo wahamagariye abantu nibyemera, wahamagaye inshuti z'imiryango ngo zikubakira urugo nibyemera. Ariko urwo rugo buretse kurusezerera, urwo rugo buretse kuruvamo, buretse kubihamba, ngo ako kanya ngo umushunemukazi ngo azana Elisha, ngo araza mujyana ngo muri cya cyumba wa mugore yaryamishijemo wa mwana. Bibiliya ivuga kuko uriya mugore atari yashyinguye uriya mwana. Ariko Mana y'isi n'ijuru we, kuko uriya mugore atari yashyinguye uriya mwana, kuko atari yamuhamye, ngo yaruriye ngo ajya muri cya cyumba cyo hejuru, ngo yikingirana nawe, ngo umunwa ku munwa amazuru ku mazuru, ngo arangije amuhumekeramo umwuka w'ubuzima, ngo uwo mwana arongera agira ubuzima. Iyo uriya mwana uriya mugore aza kuba yaramushyinguye, tuganire uretse kubeshya, Elisha ari kujya mu gitaka kumuzura, ahubwo yari kuvuga ngo pole sana bibaho. Ariko umugore yagize kwizera, aravuga ngo simuhamba
narabanza kujya guhura n'umuhanuzi, simuhamba narabanza kubaza umwami Yesu. Ibi biragereranywa nk'iki? Biragereranywa nk'ibintu nawe byagupfiriyeho. Ari ibintu byagupfiriyeho, hari ibintu byari byapfuye, wari ugiye kubivamo, botike yawe yari yahombye kubera amagambo maze iminsi ubwirwa, urwo rugo wari ugiye kuruvamo kubera ubuzima wari urimo warebaga ukuntu ugoswe n'amadeni, wari ugiye gusezera, yewe wari ugiye kuva no mu gihugu wari urimo ugiye mu kindi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko umuti utari uwo nguwo, umuti wonyine ufitwe na Yesu. Yesu wo mu nzu niyo Yesu wo kuri tere. Yesu wabonye rya joro, Yesu wabonye cyagiye gukura mu rupfu, Yesu wabonye cyagiye gukura mu mubabaro, niwe Yesu ugiye kubona kano kanya, niwe Yesu ugiye kubona aya masaha, niwe Yesu ugiye kukwereka rino joro, niwe Yesu ugiye kukwereka kino gitondo. Mwene data, buretse kubihamba, muvandimwe wanjye, buretse kubihamba, uyu munota buretse kubihamba, nonaha buretse kubihamba, uriya mugore kudahamburiye mwana nibyo byamugiriye neza. Uriya mugore kudahamburiye mwana nibyo byatumye yongera gusubirana umwana wari muzima. Hari ibintu byagaragaraga nk'ibyakenyutse kuri wowe, ariko ntabwo itangazo buretse kubihamba, buretse gatoya, buretse biragaragara byari byapfuye, abantu bo bamaze kubishyingura mu bitekerezo, nawe mu bitekerezo wari wabishyinguye. Ariko ukimara kumva rino jambo, ongera ubirebe nk'ibiriho. Yesu agiye kubivugaho ijambo byongere bibeho, Yesu agiye kubivugaho ijambo byongere bibe bizima, Yesu agiye kubivugaho ijambo rya Yesu rirazura, ijambo rya Yesu rirakiza, ijambo rya Yesu ribihindura bizima, ijambo rya Yesu rongera rikavuga ngo nibyongere bibeho bikabaho. Buretse kubihamba, nega amatwi, buretse kubihamba, buretse kubishyingura, buretse kubihamba, Yesu abanza bivugeho ijambo rya nyuma. Cya gihe buriya iyo uza kumva amajwi y'abantu, rura rugo ari buruvemo, wa mufiyasi wari bumurekure, bya bindi byose wari bubireke. Ariko uyu munsi wa none rya shuri wari burivemo, wize bigoranye, ariko ndaguha itangazo, buretse kubihamba Yesu arahageze. Buretse kubihamba mama, buretse kubihamba, hari ijambo Yesu agiye kubivugaho. Kandi Yesu nabivugaho ijambo birongera bibaho. Elisha bivuze ijambo birongera bibaho. Umugore w'Isarafati yapfushije umwana, aravuga ngo simuhamba, Eliya atari yagira icyo amuvugaho. Bibiri iravuga ngo nuko Eliya ngo aragenda nawe amusanga mu nzu, nawe arangije aramuzura. Ngo uwo mugore w'Isarafati aravuga ngo menye neza kuri umuntu wera w'Imana koko, ugiye kumenya imbaraga z'Imana wamirije abantu. Wabwiye abantu ko Yesu akora ibitangaza, ugiye kubona Yesu abikora mu rugo rwawe. Wabwiye abantu ko Yesu akora, ugiye kubona ko abikora. Wabwiye abantu ko akura mu bukode, ubukode ubuvuyemo. Wabwiye abantu ko akura abantu kugenda n'amaguru, akira imodoka wari utegereje. Wabwiye abantu ko atanga agakiza, akira agakiza mu muryango wawe. Buretse kubihamba, Mana y'isi n'ijuru we, buretse vuga n'akanwa kavuga ngo, shyira no muri comment uvuge ngo mbaye ndetse kubihamba, amahirwe asigaye nayo Yesu azane. Abantu bo naho byari bigeze wari wamaze kuyamanika, aho yamanikiye rero niwe Yesu ayamanuriye. Uyu ni umugore w'Inayini. Amen. Uyu mugore yabaga mu mudugudu, yari umupfakazi. Umunsi yashakiyeho, yashatse adakoze ubukwe, arangije umunsi yabyariyeho niwo munsi yapfakariyeho. Ako bakita agahinda gakubiranyije, ni agahinda kavanze n'ibyishimo. Uzi kubyara wapfushije, ni agahinda kavanze n'ibyishimo. Mbega umugore yahuye n'ibibazo bikomeye, maze barumuna bomugabo baraza baravuga ngo duhereze uwo mwana nawe uze tugende tukugira umugore wa kabiri. Umugore aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka sinabikora. Dore icyabaye rero, muri uko kwihangana nakoze Imana isoni, uko gukiranuka wagize, Yesu yabibitse ahantu aje kukwitura. Hari ibyo waretse ku bwa Yesu, hari ibyo warambitse hasi ku bwa Yesu. Pawulo yavuze ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuronka Kristo, kubera ko ari ikintu waretse kubw'umwami. Itegura umwami nawe agiye kugukorera igitangaza, kuko ari ikintu wiworeye kubw'umwami, kuko ari cyo wombye ku bwa Yesu. Yesu nawe yari cyaje gukora.
barangije wa mwana yaje gukura, ageze igihe anejeje nyina aba arapfuye. Inkunga bamuteye inkunga yo kumugurira isanduku no kwikorera wa mwana, bakamujyana kumushyingura ngo bikorera isanduku. Kandi agira ngo mbibutse isanduku ku bantu Bibiliya yavuze ikiriba, ariko ni ya sanduku bajya gushyinguramo. Ndagiye mbabwire, ni abamama baterura isanduku abagabo bahari, kandi abagabo tubazi nk'abantu bashoboye. Ariko ndagira ngo nkubwire, abagabo y'abantu bagiye bikoreye igihe cyose baba yamanitse. Iyo umuntu amanitse amaboko aba agaragaza igihe cyose katsinzwe. Ibyo tubyemeraneho. Abagabo rero bari bayamanitse. Birashoboka ko umugabo yayamanitse, birashoboka ko uwo mwabana yayamanitse, birashoboka ko famiye yayamanitse, birashoboka ko amafaranga yayamanitse, birashoboka ko icyitwa cyawe cyose cyayamanitse. Aba bagabo nabo bari bayamanitse kuko babonaga ko nta rindi jambo bagifite. Ngo baramanuka, ngo bagiye gushyingura uwo mwana, ngo reka bamanuke rero bagende. Ngo bakimanuka bakigenda, abagabo bayamanitse, inyuma hari abandi bamama bagenda barira, ngo bagiye gushyingura. Bari bagiye gushyingura, ijambo umuntu wari we wese ryaravugaga ngo nta rindi jambo. Bari bahuriye ku ijambo rivuga ngo ni ugushyingura. Abagabo ati ni ugushyingura, abagore ati ni ugushyingura, abana ati ni ugushyingura, inshuti ati ni ugushyingura. Muganga nawe aratanga urupapuro rwa nyuma ruvuga ngo byarangiye. Aho rero abantu bayamanitse, aho muganga yayamanitse, aho muganga atanze urupapuro, niwe ugiye kubona imirimo ya Yesu, niwe ugiye kubona imirimo ya Yesu, niwe ugiye kubona imbaraga za Yesu. Reka bamanuka rero ngo bagiye gushyingura. Bakimanuka bakigenda, ariko mana we nguye icyubahiro koko urakarama mwami we, urakarama. Ngo bamanutse bagiye gushyingura, ngo Yesu yari yaramubitse ahantu kubera iyo neza yamugiriye, kubera ukuntu yanze kumukoza isoni. Ngo bamanutse bagiye gushyingura, ngo umwami Yesu aravuga ngo uyu munsi ubutumwa ndabuvugira mu mudugudu witwa Ndayini. Umva nkubwire, ari ikintu kigiye gukatisha Yesu kubera agasuzuguro n'umusuzugurwa, kubera ikibazo wari ufite. Yesu aje kuvugira ubutumwa iwawe. Uyu munsi niyo agiye gukorera ivugabutumwa, mu rugo rwaje gukora ivugabutumwa, ku buzima bwaje gukora ivugabutumwa, aho ukorera aje gukora ivugabutumwa, aho utuye aje gukora ivugabutumwa. Hari ivugabutumwa Yesu aje gukora. Reka rero amanuke. Yesu akimanuka, ngo ahura n'abikoreye ikiriba, arababwira ngo stop, muhagarare. Ngo ako kanya baba barahagaze. Ngo bakimara guhagarara, dore ibintu 7 yakoze nihuta. Icya mbere, ngo yahagaritse abantu bikoreye ikiriba. Yesu ibintu byose byari bikwikoreye abigabanyije umuvuduko. None ahangaha vuga ngo bigabanyije umuvuduko. Byari bikwikoreye, amadeni yari akwikoreye, amagambo yari akumereye nabi, ariko Yesu kano kanya abigabanyije umuvuduko. Icya kabiri Yesu yakoze akigera aho ngaho, ngo yahise ngo amubabarira ibyaha. Aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ayiwe, yahise amubabarira ibyaha. Aka kanya ari gitangaza Yesu agiye gukora, abanje kukubabarira. Zamura ibiganza byawe banza vuga ngo Yesu, manje kwakira imbabazi zawe, nagize kwivovota, nakira imbabazi zawe. Icya gatatu Yesu yakoze, ngo ako kanya ngo yahise amuhanagura amarira. Aramubwira ngo wirira. Aya marira yamuhanaguraga ntabwo ari amarira yari yarize koko yapfakaye, ahubwo yahereye kuva gishatse, kuva wa munsi ashaka mu bibazo, kuva wa munsi apfakara, uwo munsi no kugeza apfushije umwana. Ikintu Yesu aje kugukorera muri uyu mubare 3, Yesu aje kuguhanagura amarira yahereye mu mizi. Kuva ukivuka, ikintu cyose cyakurijije, wizurira, washatsurira, wabayeho urira, ubuzima bwawe bwabaye ubw'amarira, Yesu aguhanaguye amarira yahereye mu mizi. Ndashaka unyemerere aka kanya wizere rino jambo ry'umwami Yesu. Yesu aguhanaguye amarira ayahereye mu mizi, ayahereye mu mizi, ayahereye mu mizi, ayahereye mu mizi. Yesu ahereye ayo marira yawe mu mizi, ahereye kuvurira araguhanaguye, ahereye kuvutangiye araguhanaguye, ahereye kuri ya ndwara araguhanaguye. Uhereye umunsi waririyeho, yaba warijijwe n'umuryango, yaba warijijwe n'ibihe, Yesu aguhanaguye amarira ayahereye mu mizi. Agiye gukora ikintu kimwe umunsi umwe kikwibagiza ibintu yakoze iminsi yose. Kubera iki? Icyo Yesu agiye gukora kije arikosora. Amen. Icya kane Yesu yakoze, amen, 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 amen. Icya kane, yegereye ikiriba gikoraho. Abantu bari batinya kugukoraho, bari bakwitaje, ubuzima bwawe bari babwitaje, imibereho yawe bari bayitaje, ariko ikintu Yesu agukoreye, Yesu aguhanaguye amarira ayahereye mu mizi, none na cya kibazo bari bagutereranye Yesu agikozeho. Icya gatanu, haleluya, ngo nuko ngako kanya
ngo akoresha itegeko. Hari itegeko ry'umwami Yesu rigeze kuri icyo kibazo. Ndagira ngo wakire itegeko ku buziribateri bwawe, wakire itegeko ku rugo rwawe, wakire itegeko ku kazi kawe, wakire itegeko aho utuye, wakire itegeko aho ukorera. Hari itegeko rigeze kuri konte yawe, hari itegeko rigeze kuri ya dosiye, hari itegeko rigeze kuri rwa rubanza, hari itegeko rigeze kuri cya kintu cyari cyarana. Akira itegeko ry'umwami Yesu mu izina rya Yesu. Vuga ngo nakiriye itegeko, nakiriye umwuka w'itegeko. Itegeko rirabaye, itegeko rigeze iwawe, itegeko rigeze mu rugo rwawe, itegeko rigeze mu buzima bwawe, itegeko rigeze aho ukorera. Ndabona umwuka w'itegeko urimo uramanuka. Vuga ngo nakiriye itegeko. Ibyari byarapfuye byakiriye itegeko. Yesu wo mu nzu abaye na Yesu wo kuri tere. Yesu wabonye mu nzu agiye no gukorera hanze. Yesu wakoze abantu badahari agiye no gukora abantu bahari. Ndashimira Imana, agiye kugutabara yateranije abantu, agiye kugutabara yabateranije, agiye kugutabara bose bahari. Dawidi yaravuze ngo negurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Hari ugutabarwa kw'Imana kubaye ku buzima bwawe. Ndabona imbaraga z'Imana zitangiye kukubohora, ndabona imbaraga z'Imana zitangiye kugukoraho. Wari ugezaho gusebera ariko ntabwo ugisebye, wari ugezaho gupfira ariko ntabwo ugipfuye, wari ugezaho kugayikira ariko ntabwo ugayitse, wari ugezaho guhangayikira ariko ntabwo uhangayitse. Akira itegeko ry'umwami Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye. Icya gatandatu, haleluya, ngo aramuzura, ngo wari upfuye atangira kuvuga, atangira gukora muvoma. Konte yawe igiye gukora muvoma, diplome yawe igiye gukora muvoma, pasiporo yawe igiye gukora muvoma. Hari ibintu byari bimaze iminsi byarahagaze, za dosiye zitari zikigenda, yari iri inyuma y'izindi, igiye kuza imbere. Ibintu byawe byose kuko ikiganza cya Yesu kibikozeho, haleluya, bigiye gutangira gukora muvoma, ibitayirukaga kubuja. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Icya karindwi, ngo abantu bose ngo baterwa ubwoba n'ibibaye. Mu yandi magambo, abantu bose bari baraho ngaho batewe n'ubwoba n'imirimo Yesu akoze, batewe n'ubwoba n'ibitangaza Yesu akoze. Baravuga ngo umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Umva nkubwize ukuri, Yesu agiye kukwiyereka, wari ugiye kubishyingura, buretse kubihamba, buretse kubishyingura, buretse kwigirira nabi. Yesu arahageze. Reka Yesu avuga ijambo rya nyuma ubone kugira ikindi kintu ukora. Reka Yesu avuga ijambo rya nyuma. Nigeze mura n'umugabo umwe, bari bagiye kumutereza cyamunara byarangiye. Ndavuga ni wa mugabo we. Reka Yesu avuga ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma Yesu yaravuze ngo ntabwo ino nzizatezwa n'iryo jambo gusa. Iyo yohereje ijambo asiga utangira kubona ibikorwa. Aka kanya yohereje ijambo iwawe, aravuze ngo buretse kubihamba gusa, araje we agiye kukwereka impamvu igaragaza ko utari bubihambe. Wari wabitabarisha ariko nibiri bushyingurwe, kuko Yesu ahageze. Habura gato ngo bishyingure ariko ntabwo kibishyinguye. Kuko iki arahageze. Sibwo bwa mbere mubonye. Rwa Yesu wabonye cyagiye mu kibazo ni ugarutse kuri aka kanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kubw'uyu munota, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, ndagushimiye kubwo gukomera kwawe, ndagushimiye kubw'abantu bagiye kwakira ijambo, ubuzima bwabo bukaba buhembutse, ndagushimiye kubw'abantu bagiye kwakira ijambo, amateka yabo akaba ahindutse, ndagushimiye kubw'abantu bakira ino jambo, ubuzima bwabo bukaba buhindutse. Ndasengera umuntu uwo ari we wese wari uri mu kibazo, ibyo bari babisohoye, ibyo bari babishyize hasi, zamura ibiganza byawe gatoya, subiramo amagambo ngo mwami Yesu Kristo, uhereye none aha ngaha ibyanjye bari baratwaye ndabigaruye, ntago mbihamba, simbishyingura, ni ibyanjye, uru rugo ni urwanjye, aka kazi ni akanjye, aba bana ni abanjye, ubu buzima ni ubwanjye. Zamura isengesho usenge, senga, vuga ngo ni ibyanjye, senga, ni ibyanjye, ni ibyanjye, ni ibyanjye, nawe ubitwara, nawe ubitwara, ni ibyanjye, nawe ubinjyana, ni ibyanjye, nawe ubijyana, ni ibyanjye, ni ibyanjye. Dayimoni rekura, ni ibyanjye, dayimoni vaho, ni ibyanjye. Subiramo ngo ni ibyanjye, ni ibyanjye, ni ibyanjye, ni ibyanjye, ni ibyanjye, ntahari bubijyane, ni ibyawe. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, akira gukorwaho n'Imana mu izina rya Yesu. Ndabona ikiganza cy'Imana gitangiye kuzura ibintu byawe byapfuye, ndabona ikiganza cy'Imana, jya uvuga ngo amen. Ariko ndabona ikiganza cy'Imana gitangiye gukora ku bintu byawe byari byarapfuye, gitangiye kubikoraho, ndabona kibikoraho, ndabona kibikoraho, birimo birazuka. Akira, wabonye ibipfa, ni wabonye ibizuka, birazutse, 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 bisubirana ari bizima mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho. Kugira neza kw'Imana ni gukomeze kubane nawe. Amen.